Reka dutangire tubaha ikaze ku Gicaniro TV, tunabaha ikaze kuri Rwanda Nordic TV. Nge muri kumwe nitwa Gateto Olivier, nkaba ndi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen. Imbere yanjye murahabona Egide Ruhashya, akaba ari mu Bwongereza. Egide, ikaze mu kiganiro. Ndagushimiye Olivier, ndagushimiye cyane kandi nshimire n'abadukurikiye kuri channel zombi. Yego, natwe turagushimiye. Hari haciye iminsi tutaganira, nge nawe turi babiri. Uyu munsi birashimishije. Egide rero ngira ngo wabonye ibiganiro bibiri biherutse guca kuri channel ya Padiri Nahimana. Icya mbere cyavugaga ngo ni icyanzu cy'impinduka, convention era cyangwa convention y'Ipari. Noneho ikindi kiravuga ngo FPRT Muhutu guma hano nkwice uko nshaka, nkwice uko nshaka, nunahunga nzaguhungeta nkurimbuze ubutabera. Ibiganiro byombi bibiri Egide ngira ngo warabibonye, nagira ngo tubikoreho ubusesenguzi bwimbitse kuko byari birimo ibintu bikabije cyane. Navuga ko aba bagabo baracyafite cya kintu mu gihe u Rwanda ruri mu kurwana no kugira ngo habeho ubumwe n'ubwiyunge, ariko uracyabona ko baracyashyize imbere cyane ikintu cyatanya abanyarwanda, ariko cyane cyane muri cya kintu cyitwa parimehutu. Mu kiganiro cya mbere bakoze habatumiyemo na wa mugabo w'umuzungu wahoze ari umunyamakuru. Uyu mugabo ngira ngo abenshi bajya bamubona, ni umuntu wandika ibintu biri negatifu cyane ku Rwanda. Ni umugabo rero utoroshye cyane kuko ntago wavuga ko yorohera u Rwanda, ariko turaza kubisobanurira abantu impamvu ki n'ikibimutera nuko yatangiye. Uyu musaza w'umuzungu ngira ngo abenshi baramuzi, yitwa Katie Hamon Snow. Ngira ngo wagiye umwumva kenshi, yagiye aba muri bino bihugu bya munsi ya Sahara, yagiye hakora inkuru nyinshi cyane, ariko iyo akora inkuru agaruka kuri cya kintu kimeze nka colonialisme ya kera y'Ababirigi ku Banyarwanda, n'uburyo kibatanije Abanyarwanda bakazana amoko mu gihugu cy'u Rwanda. Egide rero nagira ngo dutangire. Mu by'ukuri kino kiganiro bagikora hari harimo abantu batandukanye, mubona agiye mbona hari harimo Karinganire Irimine uba mu Bufaransa. Uyu nguyu akaba ari muri ya guverinoma yabo y'Ikiryabarezi, akaba ari Premier Ministre ndibaza. Yego. Hakabamo Padiri Nahimana, hakabamo na Pierre Celestin, hakabamo n'uyu muzungu nyine Kate Ntuza Harmony Snow. Noneho hakabamo na Jean Claude Ndungutse, ngo wari wavuye za Masisi. Ndumva muri abo ngabo ari no nabonye. Hakabamo n'umwana w'umukobwa mutoya rwose bahaye ibintu ngo ajya asoma translating ibyo umuzungu yavugaga, uvuga indimi neza, ariko ubona ko ari mu bintu atazi. Nyine bari kumujyana, bari kumwangiza. Bari abasaza wabonye ko ni abasaza bafite ikintu bita icengeza amatwara riteye ubwoba. Ikindi kandi nabonye nuko ni ikiganiro kitabiwe n'abantu bake cyane. N'abantu narababaze nkoresheje amaso muri kamera, wababara n'abantu batarenze 20. Sinzi ko banagezeho. Egide, n'icyo wabonye muri kiriya kiganiro? Ikintu nabonye mpereye kuri Irimine waruvuze, nk'uko bamwita nyine ngo muri iriya ngirwa guverinoma yabo, bavuga ko yaba ijambo yavuze nyine ubona ko mbese nta uhereye wenda no ku cyatumye kiriya kintu kibaho cyo kuvuga ngo impinduka. Wowe se urakora impinduka z'igihugu ukazikorera Ipari? Icyo ni icyambere. Urumva ntushobora kuvuga ngo urakora impinduka y'igihugu ukayikorera Ipari. Niba hariho n'icyo ushaka gukora muri icyo gihugu, niba hariho icyo unenga, urumva egera igihugu, urumva egera Abanyarwanda batuye muri icyo gihugu, egera abavuka muri icyo gihugu, interesa abo bantu kuko nibo ubwira. Noneho ubabwira uti dore ngewe impinduka nifuza n'izi ngizi. Ikindi kandi, ese impinduka zose zikuraho ubuyobozi buhari? Ubuyobozi buhari buba bwaratowe n'abaturage. Yego. Ariko ubwo buyobozi nta kwikanyiza guhari. Wowe uraza ukavuga uti dore rero koko ubuyobozi burahari,
ariko dore ibyo mukora dushima nibi, dore ibyo mukora tunenga nibi. Ngewe rero mu mpinduka nifuza zabaho, dore uko nifuza ko byagenda. Urumva, ntago impinduka yose ikuraho pouvoir yatowe n'abaturage, ntago ikuraho ubuyobozi bwatowe n'abaturage. Icyo ni icyambere abantu bakwiye kumva, bari kubyumva. Ahubwo aba bantu ni abantu badashaka gusa, urumva, kumva ubuyobozi buyobora u Rwanda ubu ngubu, pe importe uko baba bakora uko ariko kose. Urumva, nta kintu na kimwe cyabashimisha na kimwe ku Rwanda bo atari bo bari ku butegetsi, atari bo bari ku buyobozi ubu ngubu, ariko sinibaza ko ubwabo babufashe bwaba ari ubuyobozi, bwaba ari ubutegetsi. Urumva, ariko ikintu cyagaragaye cyane ni uko bagaragazaga ikintu cya giparimehutu cyane, akaba aricyo bagarukaho. Uriya muzungu agaruka ku mateka, avuga ko ngo abatutsi ngo bishe ngo abahutu. Urumva, ni ibintu byinshi yagiye avuga, turabiraho ngombwa ko tugenda tubisubiramo tubikoresha no muri icyo kiganiro kindi cya kabiri bakoze, kuko hari imvugo zimwe na zimwe abanyarwanda n'abanyarwanda ntago ari ngombwa byo gupresiza ngo ubwoko bw'abantu, ariko mu by'ukuri ni aba extremiste. Ngene icyo kintu cya mbere nabonye, kuko mu by'ukuri bo bumva ko ubuyobozi buriho ngo ari ubw'abatutsi bakagombye kuvaho, kuko ngo wari ngo ba rubanda nyamwinshi. Urumva, nibyo bakoreshaga, n'uriya musaza w'umuzungu nibyo yakoreshaga. Nagira ngo nibutse n'abadukurikira ko uyu musaza w'umuzungu, uyu nguyu Snow, bivugwa ko igihe yari mu itangazamakuru akiri mu kazi atari yajya muri pansiyo, yagerageje gushaka uburyo ki yahabwa amafaranga ngo n'u Rwanda kugira ngo atazajya ruvuga nabi. Iyi leta igiyeho baramunangira, niho rero yahindukije imbunda, navuga ko ari imbunda, intwaro yo kuvuga ko noneho reka mvuge nabi iyi leta ya FPR. Hari naho avuga ko ngo bamushimuse, ngo FPR igeze kumushimuta. Erega Olivier, ntushobora kwadera ahantu nka hariya ikintu cya perimehutu, nuko ubuzana niba u Rwanda ruri kuvuga byari byahagaze. Niba uvuga ko u Rwanda ruri muri mu gihe cyo kuvuga ko rugomba kubanisha abanyarwanda, ndi umunyarwanda bakayishyira imbere, icyo kintu ntabwo bashobora kugishyigikira, kuko abanyarwanda nibacikamo ibice bo niho bazakura uruvugiro. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cya paramutu cya kera bagomba kukigarura ubu ngubu, kubera ko u Rwanda rwo rurimo ruvuga ndi umunyarwanda. So kugira ngo wadere aho hantu rero, kugira ngo wadere muri kiriya kintu cya Thomas Nahimana, waba uri umuzungu, waba uri umunyamahanga, kuko nabonyemo n'abandi banyamahanga baje bakagira n'ibyo bavuga, ugomba kujya muri uwo murongo wabo kugira ngo wadere hariya. That's why hariya ahantu hari abantu bakeya. Ntabwo muri iki gihe abantu bashobora kumva ukuntu umuntu ashobora guteranya abantu agiye kubabwira kuvangura abantu, agiye kubabwira ibintu birimo amoko. Muri iki gihe u Rwanda rwabayeho dufite amoko mu ndangamuntu, ibyo abantu barabizi. Urumva, ariko tuzi aho byatugejeje, kubera ko indangamuntu wayerekanaga mu kazi bakakwirukana cyangwa ntibakaguhe, ishuri byabaga ari uko nguko. So ubu nta kintu na kimwe kiranga umuntu mu indangamuntu uretse kugenda uri umunyarwanda, yaba mu gisirikare, yaba mu kazi ka leta, yaba mu kazi k'abikorera, yaba mu mashuri, yaba hariho hose. Nta kintu na kimwe uragenda bakavuga ko uri umunyarwanda, nta hantu harimo ubwoko. Ibyo ariko ntibabishaka. Ni nayo mpamvu no muri biriya bintu by'uturere baracyavuga ngo perefegitura ngo ya Gisenyi, ngo perefegitura ngo ya Kibungo, bakagarura ibintu ngo segiteri ngo na serire. Uzi impamvu? Kubera ko ibyo bintu bibibutsa icyo gihe n'iyo miyoborere, bakagaruka kuri bya bintu by'uko ibintu byari bimeze kera. Uri kubyumva? Kugira ngo abantu barusheho kwibonamo ibyo bintu bya kera, aba ari byo bagumana, noneho ibyo bababwira babashe kubyumva. So kandi ikigaragara cyo ni uko mu by'ukuri n'uyu nguyu nyakwigendera Twagiramungu nawe nyine niyo turufu yakoreshaga cyane, kuko ikigaragara cyo baravuga bati twatsinzwe intambara, ntabwo y'amasasu tuyishoboye, turagerageza iza social media ntizishoboka, noneho reka tugumura abaturage, noneho twe tuvuge ko rubanda nyamwinshi ari bo bwa bwoko bavugaga, noneho nitubabwira tukabangisha igihugu bazivumbura kuko ngo ari benshi. Urumva,
noneho ngo bahirike leta. Iyo cyo rero ni ikintu ubona ko yaba Olivier, yaba hariho ikintu kimeze nk'igitangaza aba bantu bakwiye gukorerwa, umuntu akabafata bagaplana nko hejuru y'u Rwanda, bagasirivura hejuru y'u Rwanda, bakareba ukuntu abanyarwanda batekereza, ukuntu abanyarwanda bameze, ukuntu abanyarwanda ibi bintu byabo ubanza bajya bibwira ngo abantu barabyumva bakanabiha n'agaciro. kereka ariko bahagenza ariko nta kintu bafite, kuko icyo bafite cyari cyo cyose bakirekura. Afite icyo nshaka kugira ngo wenda abantu bumve ni nk'uko byagakwiye kubaho, noneho abantu bakababwira bati ngaho basi nimugende mutembere hariya mwumve ko abantu babumva, wenda munababwira muti ibi bintu byacu mwabitekereje, babona ko ari nk'abantu b'abasazi, bo ntabwo babizi, ntabwo bazi ko abanyarwanda rwose ibi bintu byabo barimo badashobora kubyumva, badashobora kubiha agaciro. Muri iki gihe abanyarwanda bahangayitse mu gushaka imbaraga zikorera igihugu cyabo, biteza imbere, abanyarwanda bageze kuri level yo kuvuga ngo igihugu dore gikoze umuhanda wa kaburimbo kiwuvanye mu karere kamwe kiwujyanye mu kandi, urundi ruhande bakoze undi muhanda uva mu ntara bawujyana mu yindi ntara. Noneho abanyarwanda bo bakavuga bati rero dore rero ubwo hariya hari umuhanda na hano hakaba hari ese mwaje tukishyira hamwe twebwe uhuza iyo mihanda yombi yinjira aho dutuye, yinjira mu gace kacu tukawikorera. Ngaha aho abanyarwanda bageze urabyumva. Ntabwo rero bajya guha agaciro ibi bintu aba bantu birirwa bavuga ngo bagiye gushaka ngo impinduka. None ubwo impinduka mu Rwanda, impinduka iba ku isaha no ku munota, urabyumva. Mu Rwanda urabyuka mu gitondo ugasanga bafunze umuhanda, bakakubwira bati noneho uyu munsi dore umuhanda muza gukoresha n'uyu nguyu, ukaberwa ibyabaye. Aho ngaho waca nyuma y'iminsi 3 ugasanga ahantu bari bafunze hubatswe umuhanda, hagiyemo amatara, hagiyemo feruje, ibintu byose byarangiye. Ubwo se impinduka wowe ubushaka niyi? Uzi ko bakubwira bati dore aha hantu abana banyu ruriya rugendo bakora bajya mu birometero 2 bajya kwiga, biriya bintu ubanza bigora abana. Guhera trimestre taha bakakwereka ikibanza bati aha ngaha niho abana banyu bazaza kwiga, wahareba ukabona ni ikibanza gihari gusa, urumva. Ariko iyo trimestre ijya kugera ishuri ryagezeho, ishuri ibikoresho birimo, abana ntibongera kugenda na bya kilometero no bagenda metero. Ubwo se uramwera ngo abanyarwanda wababwira ngo impinduka bakeneye ni amavuriro, ariko ubu bashobora kubara. Tureke ibitaro gusa byo kuvuga ngo ibitaro, oya, ibitaro bivura kanseri ubu bimaze kuba bingahe mu Rwanda? Bare ibivura kanseri muri Afurika, muri Afurika ibivura kanseri ni bingahe? Ariko noneho mu Rwanda hari bingahe? Uzko mu Rwanda hari ibitaro 3 bivura kanseri. None se mu Rwanda haba ibitaro bingahe ushobora kugenda bakakubaga mu mutwe, bakabaga umutima, bakabaga buri kintu cyose? Ni bingahe? Ibiba muri Afurika ni bingahe? Urabyumva. Impinduka rero iba ku banyarwanda, ikaba buri munsi. Ni ku munota haba hahindutse ikintu. Uyu muntu ipari azicara hariya kuri iriya mikoro ye avuga ngo arashaka impinduka. Niba babajije ngo se niki mushaka guhindura, niki muzakora nimuhagera, nta kindi ikintu bajya bagusubiza, basubiza ibintu biri muri gahunda ya leta n'ubundi biri gukora. Urumva, nta kindi bo bagahita bavuga ngo icyo tuzakora ngo ni impinduka, ngo gukuraho FPR. None se ni indwara bakuraho basunika bagahita bahirika. Niki ntago batekereza bavuga bati ahubwo reka twebwe dushaka uburyo twakorana nabo, ariko tuvuge tuti twebwe ibi nibi mukora ntitubyemera, ahubwo twakora gutya. Umugabo witwa Evode, uyu nguyu honorable Evode, sinzi niba hari ikiganiro aherutse gukora nyuma yaho twagira mu ngo yitaba Imana. Yarabivuze neza, aravuga ati ngewe iyi nyumbaro ansanga muri Canada twaraganira, arambwira ati peti ko mbona uzi ubwenge urimo urabupfusha ubusa, urumva, urimo urabupfusha ubusa. Ati nanjye nicara nditekereza nyuma perezida avuga ijambo, ati ndongera numva rindiye ahantu, ati nibwo nafashe iya mbere ndagenda. Ati ninkubwira ko aba bose nabanaga nabo twarakoranaga, abo bose arabavuga akavuga ati nararebye mbona ko kandi ngewe mu by'ukuri, kandi we twaramukurikiraga mu by'ukuri, we ibyo yaravugaga hari ibyo yerekanaga mu mategeko. Aravuga ati ngewe kandi icyo nashimye nuko banjyanye mu bintu fitingamo neza nkaba nanabikora, ati kandi kuva mpageze hari amategeko menshi tumaze guhindura.
ikindi yagiye avuga honorable Vode yagiye avuga isubiranamo ryabo yaravuze ati aba bantu ni abantu badashobora gushyira hamwe ntimukababone gutya yagiye avuga umwe ukuntu aba ashyamiranye n'undi yagiye avuga ukuntu umwe agomba gukurura akishyira cyane cyane wenda nuko yitabye Imana si ngombwa gukomeza kumutindaho cyane yagiye avuga ko Twagiramungu adashobora kujya mu kintu atagiye kuyobora ubu yagiye kukiyobora cyangwa arakideturiza so ni benshi rero bameze kuriya n'aba ngaba bavuga ngo ihuriro ngo bagiye ngo urashaka impinduka nuko mu by'ukuri ntago ashaka kuvuga ngo ikintu naza nkakigiramo umumaro nkatanga ibitekerezo cyangwa se niba hari n'ikindi ushaka kuhakora gikore kitari ubupadiri kuko bwakunaniye ariko ukavuga uti noneho ngewe ndaje ntanga ibindi bitekerezo noneho nk'umurayike oya we yumva ko agomba kuko inyota afite ikomeye ni iyo kuyobora niwe muntu kankre ubaho udashobora kuyobora abanyarwanda urumva kuko ibitekerezo bye ntago yabizana ngo abishyire mu abanyarwanda babyumve kuko uhereye akiri muri za seminari uhereye muri aho yagiye ayobora muri za kiliziya yari afite ingengabitekerezo ikabije cyane yaravuzwe cyane abanyarwanda turimo turabivamo ibyo bintu ntabwo abanyarwanda bakeneye ibibatanya bakeneye ibibubaka bakeneye ibibateza imbere bakeneye kuvuga ngo ngewe ejo bundi nzaba mpaye iki abana banjye nzabasigira iki kuri nose nicyo kintu abantu batekereza hari n'ahantu sinzi hari n'ahantu uyu mugabo Evode avuga ati ariko se mu by'ukuri ati mwebwe muravuga ko mushaka impinduka hano mu gihugu nimuze mugerageze mugire icyo muhindura mukivuge muvuge muti ibi n'ibi ntibigenda noneho muvuge muti genjeje gutanga umusanzu wanyu atari ko uriya nkuriya Nahimana aranabivuga rwose akavuga turiya biragaragara ko akorera mu nyungu ze zijyanye n'inda n'amafaranga kandi mu by'ukuri urebye n'iki kiganiro yari yateguye ngiye nibajije ko ashobora kuba yarabeshye no muzungu ko bagiye gukorekitinga amafaranga hari agafaranga kuri wa musaza nawe ku gafaranga araroze urumva ariko rero ubu ikizakurikiraho muzakibona Padiri Nahimana abantu benshi bamaze kumumenya kandi ibi bintu bizamuviramo ibibazo ikintu cye kitarimo amafaranga buriya aba yamubwiye ati nidukora iki kintu yego wenda amafaranga ntituyakorekita nonaha ariko baraza kwemera ko ibintu bikomeye kuko hari ahantu urabona ni ahantu aba yakodesheje c'est dommage ko ahubwo ngewe nakomeje kubibaza kenshi nta mategeko ahana abantu bakoresha ibirango by'igihugu mu buryo nka buriya ni gute umuntu nkuriya aba ashobora gushyiraho amabendera y'igihugu akagenda akayashyira ahantu nk'hariya avuga ibyo avuga urumva ninde kugira ngo abe yakoresha ibendera ry'igihugu naravuze nti niba hariho abanyamategeko baba badukurikira baba bumva ibi bintu bagakwiye kubyumva ikindi kandi ese ntabwo bibaho wibuke ko biriya bintu babikora ni le même jour uwo munsi ahari menya ariho Twagiramungu yari yapfuye wibuke ko barabyinnye barinjoyinga bari banabizi n'abadahambanirwa yarafashe video babyina babahungu bo muri Jambo nyishyira kuri Twitter mabwira ni muze murebe barimo bakusanya icyo gihe umusanzu ngo kohereza muri FDLR ariko abadahambana ni ba bantu kera bagendaga ku magare bakurikiranye bikoreye amata sibyo noneho kubera imihanda ukuntu yari imeze no kubera kwihuta n'ikibo baragendaga iyo uwagwaga undi yarakataga undi agakomeza waza kuzanzamuka ukongera ugafata igare ukagenda so icyo gihe rero abantu babitaga ngo ni abadahambana udahambana rero no kuvuga ngo ni umuntu iyo ugize ikibazo ubwo nta kundi abandi barikomereza so bariya rero nabo Twagiramungu yapfuye reba nabo barikomereza ubuzima urumva kuko ntago ibintu byabo byo gushyigikirana babishyigikirana muri bya bindi bavuga ariko ujya kuvuga ngo nagira akababaro ko wapfuye cyangwa nta kintu kimwe bibabwiye cyane cyane ko bavuga bati Twagiramungu nyine n'ubundi hariho aho batahuriraga cyane mu bintu bya politike bagahita bikomereza ubuzima reka twihute tugana ku musozo ikiganiro ntabwo turi bugikore ngo dutinde tujye kuri iki kiganiro cya kabiri bakoze bakoresheje platform ya YouTube y'uyu mugabo n'ubundi Nahimana ni ikiganiro cyari kirimo umugabo witwa Innocent hamwe n'uyu mugabo wundi w'umudokiteri niba yitwa nde
uri mu rubanza, urimo n'ubundi ari mu rubanza aharegwa. Uyu mugabo n'ubundi we, aba bagabo bahakana, bakora liste bakayivuga rwose y'abantu bose interahamwe zafashwe, zifungiye hanze, izoherejwe mu Rwanda mu bihugu bitandukanye, ariko bakavuga ko ngo aba bose bararengana, ngo ahubwo icyo babaziza ngo ni ubwoko bwabo. Ukibaza mu by'ukuri Egide, wowe abantu jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'abantu, kuko no muri kiganiro turabigarukaho, hari aho bagera, hari umudamu uri buze turi bugarukeho witwa Elimine, ugera n'aho avuga ko ngo jenoside ngo yakozwe n'abatutsi, ngo jenoside ngo yakozwe n'inkotanyi, ngo yateguwe ngo na Museveni, ngo ishyirwa mu bikorwa na Kagame. Ibintu ni iki kintu ubivugaho ibi bintu? Icya mbere, bose abo bantu ni bakuru, bose bari mu gihugu cy'u Rwanda igihe ibyo bintu byose byabaga, bose barabibonye. So bimaze iki ubu ngubu kuvuga ko jenoside yateguwe n'abatutsi igashyirwa mu bikorwa n'abatutsi? Abo batutsi bari hehe kugira ngo, bari bafite ubushobozi ki kugira ngo ibyo bintu babigereho? Imbunda zahawe interahamwe ku mugaragaro. Imbunda zimaze guhabwa interahamwe ku mugaragaro, habayeho kwimura abantu, bagafata abantu bo mu Ruhengeri babazana mu mujyi wa Kigali, bafata abantu bo mu mujyi wa Kigali babajyana Kibungo, bafata abantu b'Igisenyi babajyana i Butare, kugira ngo ibyari byananiranye kwica abantu bikunde. Kuko iyo bajyaga kwica umuntu ugasanga uwo muntu muraziranye, byabaga ikibazo. Ndakumenyesha ko bageze aho bafungura prison. Abantu havamo abantu b'ibisambo, abantu b'abajura. Urumva, wibuke kandi ko bari barimo banensita urubyiruko kujya mu gisirikare. Ariko kujya mu gisirikare nta training ubonye, umuntu akagaruka, wagiye kuri front, twajyanye turi babiri, njye nawe Olivier, turagiye turi kuri front, ariko turaba civile bahaye imbunda, tugezeyo kubera ko tutazi igisirikare, bankubise isasu nguye hariya. Ukagarukana umujinya, uvuga uti mugenzi wanjye bamurashe, waraza gukica abaturage 30, ngo urahorera ngeyeho baguye ku rugamba. Urabyumva? Habayeho ibintu byinshi cyane none se ntabwo bazi amafoto ahari ingabo z'Ubufaransa zirimo zitraining interahamwe bafite ibibando? None se harya hantu hari harimo ese mwari muzi ko nakumwe abantu bavugaga ngo bashyize za bariyeri muri quartier? Umututsi wajyaga kuri iyo bariyeri ntabwo bazi ko byagendaga, ntabwo yayivagaho. Urumva muri iki kiganiro ukurikiye aho bihera, uyu mudamu uyu nguyu ngo Premier Ministre abavugiramo atagaragara, aza akakoresha abantuza atagaragara, we atangira avuga ko abizi neza, ngo yabaga mu Rwanda, ngo yabaga mu Gatenga. Uyu mudamu ndaza no kubisobanura neza ukuntu abeshya n'ibintu avuga muri iki kiganiro, ko hari abantu avugamo njyewe nzi anabeshya atanazi. Ubundi yarangiza akavuga ko agaruka kuri ahereye kuri uyu mugabo uri mu rubanza, uyu nguyu Twahirwa Serafe wamaze abantu mu Gatenga, uzwi cyane, wari perezida w'interahamwe. Noneho akavuga ko mu rubanza rwe hari umugabo wamushinje uri mu Rwanda ufunze witwa Kivumbi. Uwo mugabo njyewe Kivumbi naramukubwiye mu cya kiganiro twigeze gukora tuvuga kuri uyu mugabo Serafe. Noneho mubwira ko uyu mugabo kugira ngo atange urugero, ariko bwari kugira ngo yigure banabashe no kumwibonamo, yagiye yica nyina i Bugesera, azana umuhoro uriho amaraso. Ariko uyu Karinganire Elimine we avuga ko ngo nyina ngo wa Kivumbi ngo yabaga mu Gashekero. Eputa ntabwo ari byo, mama wa Kivumbi yabaga i Bugesera, ababaga mu Gashekero naho Kivumbi yashatse. Urumva ko njyewe muzi, urumva? So ibyo Kivumbi yakoze, we uyu nguyu yaravuga ngo abatutsi ngo nibo bishe abantu, ngo nibo bari interahamwe. Noneho akongera akagaruramo Kajuga Robert, noneho agahita avuga ngo mwibuke ngo nibyo ngo muzehe ngo Tito ngo yavuze. So urumva ibyo ni bya manipulation. Noneho yarangiza akabirangiza avuga ko ngo inkotanyi ngo arizo zateguye jenoside, ngo Museveni ngo bifatanyije ngo na Perezida Kagame. So iki kintu Olivier, mu magambo make, etape ya nyuma ya jenoside ni iyihe? No kuyihakana. Look, hariho ikintu urumva, kuko
abatutsi gupfa barapfuye kandi barababonye ku mihanda imbwa zibarya, barababonye mu rufunzo, barababonye bica muri parafo, barababonye batanga amafaranga ngo babashe kugera kuri merikorine, barababonye babanyundanyunda muri za Sainte Famille. Urumva ahantu hose bajya kuvuga ngo abigize ngo ntibindeba za Butare. Urumva sindi kubwaba avuga ati abigize ngo ntibindeba ni mukore umuprefe w'Ibutare wari wanze ko bikorwa baramwishe kugira ngo ibi byose barabizi nabo. Ariko ikintu actually ni igihano nacyo gikomeye Olivier, guhorana umutima ukurya ukubaga ugushengura ukwica kubera ko uhora utekereza ibintu wakoze, uhora utekereza ibintu abantu bawe bakoze, utekereza ibintu ubwabyo ni igihano. Noneho etape ya nyuma ugahora ushaka kugira ibyo bintu kubyamberesa no kuvuga ko atari byo. Urumva ugahora ubibana. Urumva ni nka bya bindi byuriya yararimo kuvuga nyine avuga ngo dore ngo barabafashe ngo Kinshasa ngo barabatwara ngo mu Faransa ngo barababuranya ngo mu Bubiligi ngo imitsi yarareze ngo muri za pays Scandinave ngo babatwara mu turasogo bashyira ku mubiri. Abo bararaga se birukankana ijoro n'amanywa ntibari abantu se, kandi abandi bo ntacyo bagenda ngo babe. Urumva baragenda bakajya muri gereza bakazahanwa, ibihano byabo nibabirangiza bazavamo cyangwa nibatabirangiza bazagwamo. Urabyumva niba barakatiwe perpetuité ubwo nuko, ariko barahari. Ariko abandi bagukubitaga nta mpongano y'umwanzi ifite umusumari ufite santimetero 12 ukinjira umutwe, baragufataga bakaviyora umwana wawe ureba, bamara kumuviyora nawe bakakuviyora, noneho barenze bakabita banabika babateragamo ibisongo. Ndarakubwiye ngewe Olivier, ngewe ibintu nabonye mu muhanda ni ibintu umuntu adashobora kwakira mu mutima, adashobora kwakira mu mutwe. Urumva aho bafata umwana w'umukobwa bakamufata, narabasobanuriye ko icupa rya sinzano, muraryibuka icupa rya sinzano ryari rifite umuti mure, bagafata umwana w'umukobwa bakarimukiramo bagakubita umugeri, icupa rikazamuka rikajya. Umwana araje nsanga yegamye mu kibambasi ahantu hatabona. Urumva na Perezida Kagame mwibuke ko yigeze kubivuga ngo yageze aho abwira abasirikare ati please sinshaka kongera kubona muza kunyereka ibi bintu, ati please kuko bishobora kuntera umutima mubi. Ni ukuvuga ngo perezida yari afite gutanga oda, abasirikare bakihorera, abaturage bakihorera. hariho akantu bavuze bavuga uriya mugore wa Sharon, sibyo? Bavuze bati bibasiye umuryango wa Nyiramasuhuko. Nyiramasuhuko ni umuntu w'umudamu wa Ntahobari yabaye minisitiri w'uburezi. Yego. Yaje no kuyobora inteko ishinga amategeko. Sharon niwe muhungu mukuru afite, ubanza ari nawe wenyine, kuko akurikira Clarisse. Hanyuma nyine Nyiramasuhuko yaraje igihe umugabo we yari minisitiri, none Nyiramasuhuko we atangira kwiga ariga. Paul na Nyiramasuhuko yabaye minisitiri w'umuryango. Nyuma yaho ariga aza no kujya hariya imburabuturo ariga, nyuma yaje rero kuba minisitiri n'iki byose. So muri icyo gihe nyine wabonaga ari umugore uri ushamadutse cyane, n'iki niyo mpamvu nawe yaje kugeraho agahabwa izo za minisiteri. Igihe rero yari ari Butare, Terima yangaga abatutsi barafashwe kubera iki? Kubera kwanga abantu gusa. Urumva bakicwa, ariko bakicwa nabi, bakicwa babanje kuba viole, kuko we nk'umugore yari azi ko ikintu kigomba kubabaza umuntu cyane n'iki ni ukubanza kukwica nabi ugihari, kuko burya viole umuntu aba apfuye nabi, hanyuma noneho bakaza no kukwica. Ibyo rero nibyo bakorewe. Iyo bavuga ngo umuryango we ngo waribasiwe, ngo niyo mpamvu barinze no gukurikirana uriya mwana w'umukobwa n'iki. Ibyo uriya mwana w'umukobwa yakoze mu rukiko barabisobanura. Umuntu yavuga ngo rero kubera iki havugwamo Nyiramasuhuko Paulina uwo mugore, hakavugamo n'umuhungu we Sharon, sibyo? Kuki Clarisse ntacyo bamubaraho? Kuki ise ari we wabaye minisitiri igihe kirekire akaza no kuyobora inteko ishinga amategeko? Kuki ntacyo, ndetse ahubwo yanayoboye na Université y'u Rwanda, kuki ntacyo bamuvugaho nk'umugabo? Kuki bavuga umugore? Urumva kandi bose bakatiwe, Terima bakoze ibintu bitabaho, bose bakatiwe ngira ngo burundu, n'ubu baracyararusha. Urabyumva? Iyo barimo bazana ibyo bintu byo kuvuga ngo nibo batutsi nibo bateguye jenoside, ubuse ntabwo bazi ibintu ukuntu byose byagendaga, ntabwo babizi muri za mitingi. None se ntabwo bazi ukuntu abantu batashoboraga no kugenda mu muhanda,
none se ntago bazi ko bavuze bati dushyizeho couvre-feu abantu se ntago batangiye kwirara mu bantu none se abajepe binjira mu mazu y'abantu bajya kwica abantu mu ijoro rya ruseti ntago abantu babizi. Urumva igitangira kino kiganiro gitangira inoso uyu nguyu avuga ko ngo FPR ngo yabanje ngo iragenda ngo iri guhiga ngo yabanje yica ngo abahutu ngo bize ngo bincabwenge ngo ibiki mu by'ukuri ukavuga ko ibi bintu aba bagabo bavuga ibyo bavuga byakajuga narabisobanuye nabyo rigeze kubikora ikiganiro abantu bakibeshye cyane urumva ntibakibeshye uretse ko ibyo ntago wenda umuntu aza kubijyamo ariko listen hakoreshejwe umuntu nka Kajuga kubera popularité yari afite icyo gihe urabyumva. Ikindi ngiye narabisobanuye ukuntu habanje gutorwa interahamwe abantu bakavuga ibintu batazi interahamwe zijya gutora umuyobozi wazo narabisobanuye ko uwa mbere watowe nka perezida w'interahamwe yari umuhungu wa Simba Colonel Simba Aloys umuhungu wa mbere umuhungu we Robert niwe wabanje gutorwa nka perezida w'interahamwe urabyumva. Ariko barebye ukuntu ameze basanga ntibyakunda urumva kuko yari umuntu wize journalisme watinze i Burayi cyane uri timide n'iki byose urumva ko yaba Robert yaba Richard nta n'umwe ari kubishobora urabyumva. So atorwa bwa mbere narabivuze ko amatora atora perezida w'interahamwe ya mbere yabereye kuri Rasiya urumva abo bavuga ibintu batanazi ntibazi no kuri interahamwe uwatoresheje iyo nama uwatoresheje inama yari umugore wa mutwe urumva umugore wa mutwe yakoraga muri Emerene urumva umutwe w'Inyamirama hari bajya bavuga ngo akabari kwa mutwe umugore we burya yari icyegera cya Habimana Bonaventure Habimana Bonaventure yari deuxième personnalité du pays nyuma Habyarimana burya yari Habimana Bonaventure kuko yari secrétaire général du Emerene urabyumva. Uwo rero umugore wa mutwe niwe wamukurikiraga yego niwe waje gutoresha interahamwe kuri Rasiya batora uwo Robert. Amatora akurikireho narabivuze ko yabaye kuri Technoserve yabaga hariya ujya kuri Apakope munsi yahabaga brigade ya Muhima yego urabyumva. Uwo muntu iyo bajya kuvuga ngo dore ngo byavuye i Buganda gutese ko hari ibintu byabaye ahantu abantu bose bareba ko nanavuga nkavuga umwe babiri batatu bane nkavuga icuma abantu 20 bari ariko se umuntu ni gute ava i Buganda akiyemfiritira akinjira mu Rwanda akica abatutsi baho urumva cyangwa se ko tuzi abantu abasore n'inkumi babaga mu Rwanda bagiye mu nkotanyi sibyo baragiye bagaruka inyuma bica ababyeyi babo icyo kintu ushobora kukibaza no jenoside buri muntu wese azi uwo bari baturanye uwishwe nubwo abanyarwanda bagenda bamwe bagaceceka abanyarwanda bazi ukuri. Ese ibi ngibi icyo baba babikorera baba babibwira abana babo kugira ngo babereke ko bararengana mu by'ukuri nta cyaha bashinjwa ahubwo barazizwa ngo ubwoko bwabo cyangwa ngo imitungo bazi definition ivuga ko imiryango yazimye kuzima k'umuryango barabizi ni ukuvuga ngo nta n'umwe warokotse ugasanga nk'abantu umuryango w'abantu 9 n'ababyeyi umuryango nta n'umwe kibaho urashaka kumbwira ko uko gushinyagura rega nkubwira Olivier ikintu bashaka kugera rega nkubwira urabona ku turajite sibyo urabona yawo wowe ku turajite sibyo ukuntu biri kuba kutubabaza kuba bavuga ibintu nk'ibi niyo objectif urumva niyo objectif. So no kuvuga ngo muri ya etape ya nyuma yo guhakana no gupfobya ni etape iyi etape rero bayikozeho wowe kuzi reality biragutusha. So ntibyagakwiye rero kutujyana ngo bitu driving aho hantu urumva turabihakana tukerekana ukuri ariko tukagerageza gukontorora amarangamutima yacu kubera ko tuzi neza ko ari objectif kuko nundi muntu wese uzabyumva tubivuze hano turamusaba kuzihangana kuko nyine ashobora kuvuga ati ibyo byaravuzwe se ko none nabo ugasanga bimugizeho ikibazo. Ariko tubwire abantu ko iteka umuntu wese bazumva avuga ko ngo abahagaritse jenoside ngo nibo ahubwo bayikoze. So umuntu wese uzabyumva azabanza atekereza avuga ati okay ukuri kwaba kurimo nukuhe ariko ari calme kandi tumubwire tuti iyo ne etape ibaho
hanyuma ubundi yikomereza. Urumva? So ikiri cyo niki nuko urugamba rwo kubohora igihugu rwinjiyemo noneho no guhagarika jenoside yarimo ikorerwa abatutsi, kandi babasha kubigeraho. Jenoside barayihagarika, none nabo nibatangire bafesinge ubutabera aho bari hose. Urumva? Ni nk'aba ngaba uvuga barimo baburana, barimo n'uyu nguyu Rwamucyo. Oya, Pierre uri kuburana, harimo Pierre Basabose hamwe na Ntuza na Twahirwa Seraphin. abantu benshi batinda kuri Twahirwa Seraphin kubera ibyo yakoze mu Gatenga, ariko uyu nguyu Pierre Basabose ngiye muza ari umusirikare, ari premier sergent major. Ngiye nahize ko ari umucuruzi gusa. Buriya yabaye umucuruzi. Buriya yari yarabohoje inzu yo kwa Bizimungu, perezida. Buriya wari perezida. Buriya yagiye muri business kubera impamvu. Buriya yari premier sergent major atwara Sagatwa Eli yari umukuru w'abaje. Urumva? Akaba muramu wa Habyarimana, akaba secrétaire particulier we, akaba colonel mu ngabo. Urabyumva? Yabaye umushoferi we rero. Noneho igihe kigeze cya retirement, nyine cash ya Sagatwa nyine noneho we ajya kuyimanaging. Yakoraga ari muri quartier commercial. Urabyumva? Naho yakoraga ndahazi. Nuko yinje muri business. Urumva? Noneho umuntu w'igitangaza, ariko ndamuza ari umusirikare. So hariho rero abantu nk'aba ngaba bayirumine baba baragize gutya bagahubuka bakikubita mu bintu nk'ibyo ngibyo. Just ngo ngo bamugeze ngo ministre w'intebe yaraza kumva ko agomba kuba nta kintu na kimwe azi, yaba abantu ntabazi, yaba amateka byabaye mu Rwanda ntagazi, yaba ayo ma evenement yose nta nimwe azi. Urumva? Nta kintu na kimwe yabashobora gusobanurira abantu. Akaza akajyana kuri abantu natangaye. Uyu nguyu uyu Karinganire Elimine hari ahantu agerageza gushaka kuvuga ibintu byo mu Gatenga yahabaye nyuma ya jenoside, akavuga ibintu byo muri Gacaca atazi na gatoya ibintu wumva avuga gusa. Inkuru z'ababado. Ababado ni abantu baba bari ku mihanda, baba bicaye ku mihanda, baba baganira bavuga twumvishe yabaca uruhande agakabuta ibyo ngibyo, ukagira ngo abantu avuga bitwa kwa Saveri. Abo bantu bararokotse, ariko barokoka kubera ko abantu bari baramaze kugira abagize ubwenge mbere ho gatoya, bagatekereza mo gakeya cyangwa bakabona n'amakuru mo gakeya, bagiye batandukanya imiryango, abana bakabatandukanya, wejya hanaha. Noneho bo babashije icyonzi, babashije kugenda mbere ya jenoside ho gatoya, barahunga bariyeparipiya mu buryo butandukanye. Ariko muri iki kiganiro uyu nguyu Irimine avuga ko ngo bari bafite imbunda ngo mbere ya jenoside, ngo banarindwa. Urumva? Kandi barahigwaga bukware. Urumva? Noneho agahita bita interahamwe. ngo ubwo no kuvuga ko ngo bari interahamwe ngo nibo bishe. Ukamureba ukavuga ko si umugore kweri ibintu avuga arabizi cyangwa banavuga arabazi. Urumva? Akagaruka muri ibyo bya Seraphin nta muzi habe na gatoya. Urumva? Seraphin ni umuntu uzwi mu Gatenga, namukoze ikiganiro narabivuze, n'ubu nzazana muri ikiganiro n'abantu bamuzi barokotse hariya, abo yishe, abatarahigwaga bamuvuga bazi ibye. Ubeshya Seraphin, ubeshya mu rubanza ngo ku itariki 8 ngo niba ari zingahe ngo ntiyarahari. Ikintu batazi ni iki, barimo baravuga ngo abantu barakurikiranwa kubera ko ari abahutu, ngo barimo barakurikiranwa mu butabera, ngo abandi ngo MC bahunze ngo bakanga bakaba. Listen, bira bintu babikora bari bazi ko barimo baba intwari z'igihugu, ngo barimo bararwanira igihugu. Urumva? Uwicaga nakubwiye ko kuri Nyabugogo nabyo nabikozeho ikiganiro. Yarazaga akaza mu kabari afite identite z'abatutsi yishe. None yagera mu kabari akababaza ati se ati wowe wishe bangahe? Umuntu akagira gutyo ngo 1 2 3 4 5 6 wishe 6 buri kigwari. Wowe ati 10 niba akerekana identite 11. Uwo ngo akuramo 26. Tungiye uyu munsi wonyine dore nishe 26. Urumva? Hariya neza kuri kiriya kiraro cya Nyabarongo. Urumva? Bo icyo gihe bumvaga bari gukora byiza, bumvaga bazaba intwari, bumvaga nyuma yaho bazambika imidari. Urabyumva? None ubu barafesinga ubutabera kubera ko bisha abantu. So
kirya gihe bumvaga ari ibindi bintu, bumvaga kubera ko babaga bababwiye abo bantu ngo nta ngorane nimwice, donc bakemera, ariko babaga bazi ibyo bakora, babaga bazi kuko ndetse ntabwo ari ikintu cyaje ngo kigwe ku bantu, kuko ntibari kubwira abantu ngo ubice utabanje kubabangisha, urumva. So iteka rero ifo kureba ngo jenoside nyine ipreparwa ite. Twabyize mu mateka, bakabanza bakavuga uko abatutsi babagaho, bakavuga uko abahutu babagaho, bakabanza bakavuga ngo dore ngo abatutsi ngo bagira gutya ngo kanjogera ngo akagira gutya. Biriya byari gutarava abantu kandi bari barisha abantu mu mutwe cyane, Jide, cyane barushaho kwanga abantu. uzi ko umuntu yategaga ijosi ngo bamuteme, urumva, ngo Imana yadutanze. Burya byari byararangiye, bari baramaze kubikora. Iyo umaze kwangisha abantu noneho ubanza ukabereka n'itandukanyirizo. Itandukanyirizo ni irihe? Ni ukubwira abantu ngo dore bamwe bafite imbavu zimeze gutya, ngo bamwe bafite ingoto, birya bintu ni ibintu biteye ubwoba. Iyo batangiye kukwereka morphology y'umuntu, ko izuru rimeze gutya, ko amaso ameze gutya, ko amatwi ameze gutya, ko imbavu, ko uburebure, ko ngo ntawe inzobe, ngo wirabura, ko ngo indeshyo, ko ibiki, bagatangira kubacamo icyo. None barenze bakavuga bati mu ndangamuntu uyu n'uyu. So bamaze rero kubacamo ibice, baranje baraberekanya bo muri bo, ariko urwango rurahari kuko bamaze kubabwira amahistoire atari. Ni ukuvuga ngo urwango rwatangiye. Iyo rero bavuze bati babantu rero kuko usanzwe ubanga ni mubice, nako kanya. Ikindi kandi noneho nyine bari bake, sibyo, bari bake kugira ngo babamare, niyo mpamvu nyine byoroshye. Mu minsi 100 bari barangije miliyoni, barabyo. Uwayavuga ntibayamara ayaba bagabo. Ariko reka tugane ku musozo, nizere ko nta kuniganya ijambo, dutanga ubutumwa, tugane ku musozo, tuzategura ikindi kiganiro vuba aha kirambuye ku bintu bitandukanye kuri aba bagabo. Ubundi icyo umuntu yavuga n'iki, Olivier, nuko abantu tudakwiye kujya tugendera cyane. Hariho iby'igihugu kidusaba. Abanyarwanda dukwiye gukundana, abanyarwanda ntidukwiye kurenga kuri ibi ngibi baba bavuga. Tuzi neza impamvu yabyo. Abanyarwanda dukomeze tugende kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Hanyuma abapfobya, abahakana jenoside, cyangwa se bibaza ngo ko bari gukora amanama yo kuba bahindurwa impinduka, buri munyarwanda wese azi ukuri aho kuri. Nge ndumva rero cyane cyane urubyiruko ari rwo umuntu yabwira, mwebwe nimuhitemo, nimushishoze, nimumenye igikwiye. Naho abavuga gusa ibyo nta mwanya bifite. Twe rero tukaba turahanga kugira ngo tujye tunyomoza kandi iteka twerekane kuri aho kuri. Ndumva ari uko narangiza, Olivier. Jide, urakoze cyane. Nanjye ubutumwa mbaha cyane cyane urubyiruko, cyane ko ari nabwo rukoresha social media, bitonde bamenye neza ibintu babwirwa. Bafite imiryango, bafite ibitabo bashobora gusoma, internet iriho ibintu bitandukanye byiza n'ibibi. Ariko please, urubyiruko mujye mwumva ibintu, mubanze musesengure, muvuge mutari ko se ibi nta abagabo bavuga n'abadamu nibyo koko barabeshya cyangwa nibyo. Kubera ko hari igihe mbibona ngenda nkareba za commentaire ziba zanditswe muri ibi biganiro bitandukanye, ukabona nk'umuntu wanditse ngo uzi ko ari bwo nyibyumva koko, uzi ko bya bintu koko, ngo uzi ko jenoside ngo yakozwe n'inkotanyi, ngo ntabwo nari mbizi. Ni ukuvuga ngo uwo muntu umaze umwangiza mu mutwe, uramushutse. Kandi niyo migambi bano bantu bafite. Ariko natwe icyo tubereyeho hano ni ukuberekana, tukerekana ibintu babeshya, tukerekana ukuri aho kuri. Urumva, ntabwo tuzacika intege, ntabwo tuzabareka n'iri na rimwe kugira ngo bakomeze bayobye urubyiruko, bakomeze bayobye abanyarwanda bamwe na bamwe n'abaturanyi n'abanyamahanga, babeshya amateka abanyarwanda bazi twaciyemo. Urumva, hari ibimenyetso, hari ibikomere by'abantu bababaye, bahuye n'ibibazo. Twese abanyarwanda, perezida yarabivuze ati nta munyarwanda n'umwe ushobora kuba utaragize ikibazo kijyanye n'ubuhunzi cyangwa ikibazo kijyanye n'ibibazo byabaye mu Rwanda. Nta n'umwe ibintu bitakoze. Ariko rero ikikenewe n'iki? Ni uko twubaka igihugu, tukareka gusigazwa inyuma n'ayo mateka, tukubaka igihugu, tugafata umurongo mushya w'igihugu cyihaye. Niba rero aba bantu bashaka gusubiza inyuma abantu inyuma iterambere igihugu kirimo, ntabwo tuzabihanganira na gakeya. Jide, urakoze. Nagira ngo ngushimire cyane, nshimire n'abadukurikira, ari nako mbibutsa kugenda mugakanda subscribe kuri Gicaniro TV na notification kugira ngo mujye mubona ibiganiro bya Jide buri munsi. Mutibagiwe kandi no kujya kuri Rwanda Nordic TV mugakoraho subscribe,
nakagaruka. urakoze cyane Olivier. Urakoze cyane.